this night, everything. cyane rwose mu masomo yawe ya doctora Sorry. ameze nk'akazanga Sorry, I didn't know there was people here. mumbare ntabwo nari nzi ko hano hari abantu There was no signal inside, so I... nanjye rero nabuze network mo imbere nza kuyishakira hanze. You mean to say that you heard every word of... nari sumvisha ibintu byose navuze. That means you also saw her... Yes, everything. bivuze ngo wabonye n'ibyo nari ndi kwikora cyane nakurebaga. Love it? ni Ingrid wahoze akundana n'umugabo we. Love it? byose yabonye byose nabibonye. nakubonye ntiwambonye. This is so embarrassing. ndumva nsebye. I probably looked like a hysterical crazy person. buriya umbonye nk'umusazi. Don't apologize. nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Go have our bad days. ushobora kuba wagize umunsi mubi. You must be Attorney Ingrid Domingo, niweho avoka Attorney Ingrid Domingo. who met with Glenn. numvishe ngo ejo wahuye na Glenn. That's me. yego ni njye. I'm flattered that you know who I am. rwose ndumva nejejwe no kuba unzi nka first lady. What are you doing here? Do you Urakora have iki hano? you in this building too? nawe uje muri interview kuri televiziyo. I'm a guest commentator on one of the news programs. Wow, amazing. oya njye rwose ndi umukomenteta kuri porogaramu imwe ya hano. About first ladies. I'm really nervous mfite ubwoba ngiye bantumiye nka first lady ngo nze ngire icyo mvuga bwa mbere ngiye kuri televiziyo. because the other first ladies keep me ndi hano ariko abandi ba first lady baransuzugura banca amazi ngo nahoze ndi umukozi wo mu rugo. Sorry. mbabarire kukubwira ibintu byose. afite ubwoba agiye kuri televiziyo. I understand why you did what you did earlier. ibyo wakoraga ubu noneho ndi gusobanukirwa impamvu yabyo. Why were you? I would manage my emotions. mbaye ndiweho nakwiga gukontorora amarangamutima yanjye. Is it okay if I share something with you? ese hari ikibazo ngize ibyo ngusangiza? Of course. I already heard you shout a while ago, so it's okay. n'ubundi nakumvisha usakuza bimbwire. That's so embarrassing. That's the thing, I can manage my emotions. But sometimes the negative voices are just too much. Everything I say and do is automatically wrong. umva amarangamutima yanjye ndayamanaginga ariko akenshi ibintu byose nkoze babibona nabi. But what about what I want? ntabwo bajya bita ku cyo ngiye nshaka bareba ibyo bashaka ngo bari ibyo mvuga. Me or took me down like. ntabwo ari ubwa mbere abantu bansuzuguye. I try to be patient as much. gerageza kwihangana uko nshoboye. Strikes below the belt. I'm not going to back down. ariko kuri iyi nshuro sinshaka rwose gusubira inyuma. Good. wumvishe? Lady, you're a fighter. urumva kuri indwanya. I'm sorry. mbabarire. Attorney, you don't have to be. avoka ariko nawe uri kunyubaha cyane ugakamira. ujye unyita Melody apana kunyita first lady. And please, you can just call me ubwo rero nawe ujye unyita Ingrid gusa ureke kunyita avoka. barahuye. uyu mugore asuhuza yahoze ari umukunzi wa sheri we. baza gutandukana. Enjoyed our little chat. umu ex. Hope we can do this again. reka nizere ko tuzongera guhura. I want to continue with. Thank you. Thank you. Take care. Okay. urakoze wiyiteho. By the way. kindi. About your enemies. abo banzi bawe. With kindness. And after you show them the kindness. abanzi bawe ujye ubereka ubugwaneza n'umutima mwiza. umutima mwiza nibawanga. Down at every turn then. nawe noneho ubarwanya urekeraho kubigiraho umwana mwiza. niyo nama nakugira. abanzi bawe ujye ubanza ubereka umutima mwiza babe hafi. nubona bakomeje kukumenyera uwo mutima mwiza ubereka bawusuzuguye ubafate nabi nawe nk'uko bagufata ubatemo ubarwanye. Filipinos, we have very special guests tonight, the First Ladies of the Philippines, Madame Brocha Bolivar, Madame Soledad Cortez, Senator Alegro Trinidad, and of course, Melody Reyes Acosta. bapresenta first lady bose bahari bagera no kuri Melody Reyes Acosta. baramurira mu rugo. I just want to congratulate you for the success of your first presidential visit and twashaka kubanza kuguha ikaze ni ubwa mbere ugeze kuri televiziyo vuba aba first lady. I'm happy that our urugendo rwagenze gute rwa Marie Diviano? urugendo rwagenze neza twakoreye Marie Diviano. ndashimira ko perezida wacu yasinyiye amasezerano n'umwami harimo n'amasezerano yo gufasha abakozi bo muri Philippines. njyewe ntabwo nemeranya nawe. umbajije
There are more important. numva hari ibindi bibazo by'ingenzi perezida yagombaga gusinyana n'umwami Should have priority. yagombaga gushyira imbere Just the OFW project. apana kwitanga abakozi ngo bakora muri ngo bo muri Philippines bakora muri Maldiviano ngo bari gushyirwa imbere Important issues. hari ibindi bibazo by'ingenzi Our bilateral trade agreement. nk'amasezerano y'ubuhahirane y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi yafasha igihugu There's a lot of jobs in our country. Right? And of hari course, akazi kenshi mu gihugu ko gukorwa the investment. hari ishoramari yagombaga gusinyana n'umwami akaba ari ryo rishyirwa imbere kurusha kuvuga ngo bafashije abantu Do you agree? Yeah, I agree. ngo b'abakozi bakora mu kindi gihugu bakubitesha agaciro sasi ibyo yakoze yibutse bamubwira ati abanzi bawe ujye ubereka ubugwaneza niba bwanga bagashaka kugusebya nawe ubarwanye Seem to treat you unfairly and pin you down at every turn, though. Fine. arabyibuka Madam Leaguer is right about the agreement. ibyo uvuga nibyo Eldrick had a talk about that too. TJ n'umwami Edric n'andi masezerano bayaganiriyeho Couldn't bear to see gusa perezida yabonye akababaro abakozi there. byitwa ko ari abo mu gihugu cye bafite mu kindi gihugu cy'amahanga biramubabaza banyura mu bibazo Tell us urashaka kuvuga ko OFWs are having abakozi bo muri Philippines bajya gukora mu mahanga bafite ibibazo thousands of them. kandi buri mwaka batwoherereza amafaranga menshi muri Philippines Finally left their home country. n'ibihumbi byinshi bigasohoka mu gihugu bijya gukora hanze Won't work there if they're having a hard ntabwo bagakombye kujya gukorayo nimba bibagora I don't mean any disrespect, ntabwo nshaka gusuzugura madamu senateri but I was an OFW. nanjye nabaye muri OFW The life of an OFW is ubuzima bwa OFW buragorana you just didn't wowe impamvu utahita ubimenya nonaha because you have not ni uko utigeze ubicamo baramusebeje kuri televiziyo kikikije ndasebye I talked to them when I was there. ubwo nari ndiyo navuganye n'abakozi b'abanyafilipine bakora hanze They wants to happen. To include TJ nibyo yashakaga the process kugira ngo n'abo bakozi b'abanyafilipine bakora hanze bashyirwe muri gahunda for a government. ya guverinoma yivanga mu buzima bw'abaturage kugira ngo ikemure ibibazo biri mu buzima bw'abaturage Yes, Liv. That's why it was only right that niyo mpamvu nkubwira ngo cyari ikintu cyiza perezida yakoze that would help out OFW. gusinyana n'amategeko arengera abakozi bo muri Philippines bakora hanze Not mean that ntabwo bisobanuye ko umwami Eldrick batigeze bavugana ku bindi that Madam Leaguer mentioned. na biriya bibazo bindi wari uvuze nabyo barabiganiriye by'ubuhahirane by'ubucuruzi jya Laws will help benefit our countrymen. kuko nizera ko byose n'ubundi by'ubucuruzi nabyo ari bifasha igihugu urabitekereza iki se madamu arengara dore ngaramusebye yabuze icyo avuga igihe ndasebye umukozi wo mu rugo najyaga mvuga ngo ni umukozi wo mu rugo ansebereje kuri televiziyo umukobwa azi gusobanura ibintu neza hano bamuhaye amashyi mbere udasobanura ibintu neza ku buryo uvuga ati uyu ni ukwiye kuba fast ready abashaka kumusebya barasebye Go to a less serious topic. reka noneho tujye kuri topic zindi Madam Ambrosia tells about the gown. niwana urahanyuranye umucyo uramuhaye ibintu byo guceceka nibyo biboshya bakakumenyera bamukomeye amashyi katururi melody fast ready ahanyuranye umucyo Mommy really gave a good answer. She looked so confident. And niwana mama asubije neza afite confidence nta muntu umumenyera she's gotten used to being a first lady. uzi ko wagira ngo na kera yahoze ari fast ready sha ntabwo yakoropaga Keep this a secret anymore. I will not deny the fact. It was me who trained Melody. umva ntabwo nshaka kubigira ibanga ariko melody n'igihe wamutoje mbere yuko ajya kuri televiziyo niyo mpamvu mubona ameze neza ariko hanyurana umucyo umva hiti hano It was a huge help that she attended those official functions because she really improved in terms of her public. umva uburyo avugamo mu bantu byariyongereye kuva yasura kiriya gihugu cya Maldiviano Ponte Schedule right now. We don't get to spend as much time with her. True. Sometimes I miss the moments when she was taking care of us as our byari igihe njya nkumbura bond with us. akiri umukozi uburyo yatwitaga yatuboneraga umwanya Here for you. none se njye ntabwo mbaho umwanya n'abana Hello. biti It's not that. Listen, guys. We have to be happy. tugomba kwishima She is not just our nanny. ko atakiri umukozi wo mu rugo wacu ubu ni fast ready Even though her schedule is so nubwo aba afite akazi kenshi ubu yabaye fast ready tries to find time. ariko agerageza kudushakira umwanya We Yeah. big sister. ibyo turabizi More quality time with gusa tuba dukeneye ikindi gihe nawe turi kumwe strong ladies. It's not that we're tired of being with all of you. We just really miss mommy and daddy. Yeah. Gosh, you're not making it better. Aba ni abana ba perezida bari kuganira n'abakozi hano mu rugo bana bato ntimugire ikibazo Wait till this election is over. amatora narangira Have more time to spend with you. mama wanyu azabona igihe cyo kuba ari kumwe namwe abayobozi bameze nk'abatangiye kampeni yo kwiyamamaza Get up to you. Yes. Yeah. There's no reason to be sad. Besides, Nina is right just now. Just enjoy this and be happy for your mommy. mwebwe mwishimire kano kanya dufite mwishimire na mama wanyu All of us. is like- ikindi mujye mukina natwe twe ntabwo tubahagije Yay! Yeah. I hope Lawrence can still keep it up.
Of course, I can still do it. Yeah. Thank you for your kind words, everyone. But Nathan and Nina, don't be too busy, okay? Or there will be no one for me to bond with. Don't worry, Nicole. bari hakurino n'abana bari kuganira Right? Yes. urabona niwe muto So solid. ariko twe turahari kubwayo turakomeye Promise? kakandi kagendera mu kagare murumuna wabo I have an idea, guys. ariko mfite igitekerezo His mom and dad when they get back. mureke mama na papa nibagaruka tuze kubakorera surprise. Yeah. Get the food. Come on, guys. Let's make this happen. bebe The soy sauce vinegar and bagiye kubakorera surprise urabizi tujye kubatekera tubategurira agaporezo garlic. twagiye Got a feast to prepare. I've got ideas. Yeah. yaratashye Yeah. Thank you. Thank you. yaje mu rugo Congratulations. Thank you, Mom. Mommy, we watched your interview. mama twarebye interview yawe kuri televiziyo wahanyuranye umucyo We're gonna see how nervous. nta bwoba na buke wari ufite na nimba ufite Don't worry. nimba wari unabufite ntabwo twigeze tububona You've gotten used to it. So natural. umaze kubimenyera Who did your makeup? You look so pretty. Who? Me? I roll out of bed like this. This is nothing. Melody, you're a natural. melody uri natirere rwose uburyo ukoramo ibintu byawe Don't take it seriously. Yeah. Excuse me. Actually, you were really nervous. data kuri televiziyo wari ufite ubwoba Able to shine because of me. melody impamvu yitwaye neza ni ukubera njye Hey. lorene I know you're a good mentor. ndabizi uri umujyanama mwiza ariko melody yahatwika atari ngombwa ngo abari kumwe nawe cyangwa mugire inama yahanyurana umucyo My love, nawe arashoboye we are so proud of you. dutewe ishema nawe madamu uyu ni umugabo That everyone who watched you abantu bose bakurebye kuri televiziyo kare bagukunze bemeye uburyo uvugamo kuri televiziyo niwe fast lady bari barabuze Patience when it comes to teaching me every night. I'm so grateful to you. impamvu ni ukubera unyigisha buri joro niwe nshimira because you were so passionate nawe ariko ni uko byari bikuri mu bishaka about that. wakoze kwidefanda ubwo senateri Trinidad yarashatse gutera I ubwoba was so intimidated by that. yaguteye ubwoba I was really nervous before the camera was on. oya ahubwo yari yanteye ubwoba mbere yuko kamera ijya ariko kamera ijyaho nta bwoba yanteye It's attorney nahuye n'uwitwa avoka domingo there too. And she was ya there mbere umwana mwiza ngira inama to me, so I niwe went. watumye ubwoba bushira uwo bari kuvuga mama yarumiwe ni umu ex w'umuhungu we bahoze bakundana mama yarabyumvishe yikangamo ariko My dear, we prepared some things. bahise twigendere tukagutegurira icyo kurya maze kubona ko Thank you. I'm so excited. yeah. Celebrate. Well, I hope she agrees, Mr. President. I hope so too. Excuse me, Mr. President, excuse me, Senator Allegra. hakurino senateri aregla yaje hano Madam Allegra. muri ofisi ya perezida Vice President. mr vice perezida Senator Trinidad. senateri Trinidad madame congresswoman Mr. President. mr perezida I'd like to discuss with you the party's unification plan between you and President Acosta. twari tuje kubabaza ibyerekeranye no kuba twakungana perezida acosta If you both go to urabona niba wiyamamariza kuba perezida kandi uva mu ishyaka rimwe na perezida uriho bizatuma amajwi yagombaga kujya ku ishyaka and ask acikamo ibice bitume turaburiza So, you want me to go back out? muri make muragira ngo siniyamamarize kuba perezida w'igihugu But I have decided not to run for vice president. I was just ahubwo njye nahisemo ko utaziyamamariza kuba visi the perezida party wants you. noneho perezida uriho agakomeza akiyamamariza kuba perezida wewe ukiyamamazanya nawe nk'umuntu uzamubera visi perezida think I will accept the offer. urakeka nabyemera kuba visi perezida I was insulted by the First Lady. by'umwihariko uyu munsi umugore wawe fast lady yansebereje kuri televiziyo yanutse kumbe ntabwo yamututse umva igikabije ibyo uri kumurega ni ibintu bikomeye kandi bitari byo Anything wrong with what Melody? mu magambo melody yavugiye kuri televiziyo nta kosa ririmo In fact, you maliciously questioned ikindi ahubwo we wamubajije ibibazo umeze nk'ushaka kumushyirishamo bya Maridiviano Ponte they put Melody. agerageza kwidefanda asubiza neza ushaka kumurangiza I was the one who got insulted. ni njyewe watutswe wasereye kuri televiziyo Oh, Mr. President? none amakosa abaye ayanjye Did you respect, Mr. mu President? byubahiro bya perezida You should stop defending Melody. rekeraho kurengera umugore wawe With all due respect, mu byubahiro nawe byawe Senator Trinidad, senateri Trinidad yourself as victim.
Especially if you're not the one at disadvantage. And may I remind you, not to call Melody just my wife. Melody ntukamwita umugore wanjye gusa, ujye umenya ko ari nawe first lady w'igihugu. Want to attain unification in Nimba ushaka rino shyaka ryunga ubumwe, siniyamamaze ngo mpangane nawe kuba perezida. to issue a public Ubwira apology. umugore wawe yandika urwandiko rusaba imbabazi arushyire ku karubanda nsaba imbabazi ko yamvugurusha kuri televiziyo. And I will never allow you to ruin our Ibyo bintu ntabwo nabyemera kuko ntatuma wangiza ishyaka ryacu. Senator. Kubera ibyo wifuza ko biba. Proven. Ahubwo urakoze cyane. You're not worthy Unyeretse neza ko uyu munsi to be my vice. nta gaciro ufite ko kumbera visi perezida. Muri urwo rwego rero Push through with my running. ngiye guhita niyamamariza kuba perezida, nzakubane perezida ngo ukureho. Nanyumva muri aya matora tuzahangane. Perezida agiye guhangana n'uyu mugore. Uyu mugore nawe afite abafana. Amalegra. Afite umufana. Yeah. Tin ella main tin